kugira gute gozi kirayi guhata gozi kirayi wase ibyo urabikora muze no gukata oya nta kimwe akora wowe nta cyukora uriyicarira gusa oya mawuze no rushya ngiye ricaye pasha muhaye akina kora ni pasha muhaye ari muri pasiyo nuko yanze kumwirukana tese ndamwirukana n'undi ushobora kubona ndi koga hariya njyewe ndi kugenda gutya ipandasi amaboko yanjye ari hejuru dore ko ngenda umwozi nzi koga amashinga ngoma no guterura iki kintu cyangwa iyi myenda yanjye nkayambura gutya nkajya mu mazi nkayogana gutya mukamfatura nyifite gutya hejuru ndi hejuru y'amazi abambana bakaza bari ngo ngiye kugenda mpagaze kandi ni hejuru mu mwobo uvuga ngo ushaka kugenda hejuru y'amazi usa nkamwe by'ubuhanuzi twumvise nibyo muba mukugosora amabuno nkongo ya dede n'ingiye yinyweramo njye ukagira ngo niwe ufite umurizo wenyine kandi hari undi ukuruje amazi baheze igikundiro gaje ya mwiza nkongo ya dede n'ingiye yinyweramo njye nyine gaje ya mwiza kera avaga hano ukabajya igisenyi yambara bisa ntacyo bitwaye ariko ntabwo wabikora ariko njye nibaza nk'ungu bigarutse uretse ko n'ubajya bitubeshya bakavuga ngo umugeni afite abakobwa 5 bazamwambarira nakora ubukwe ku munsi w'ubukwe nawe akaza yambaye ibyikise afite abantu 5 bamwambariye we yagakwiye kuza yambaye ubusa ariko biramutse bigenze gutyo bakti ari ukwambara ubusa ku munsi najya naha nk'ubukwe 5 niyo mpamvu ngewe ari ukwambara ubusa ubukwe bwa Aurore nari kubutaha bambaye ubusa ubukwe bwa Knowless nari kuba nicaye imbere ariko sinkubeshye ubukwe bwa Senderi ubukwe bwa Young Grace ntago nakandagira kubera iki ari ukwambara ubusa ndimbati nje ukabona nungutse mu bukwe bwa azacanana mzee ujasuka bise n'ubusahani ngo ncuruza tago wansanze mu kabari wansanze ndi kwitemberera tare biriganje ndi umukarani bite n'umushoferi umwara kugorofani aryo wende witwa nde amazina yawe ntabwo twayamenye amazina anje walaya bamwita walaya ni mu ruhe rurimi mu Kiswahili mu Kiswahili ubwo bishatse kuvuga iki kubatumva walaya walaya niko walaya uvuga ni Kiswahili kweli tuzungumze kwa Kiswahili ndiceraho ije wakoze hoye byaranze time over oya ngwino tuganire mzee akadeni ihangane mucokumara mu katano election bar oya don't play with me don't play with me ese uvuga ni cyongereza waje tukaganira ni cyongereza mzee oya ariko reka nkubwire don't play with me don't play with me no kuvuga iki the elections ako mzee tunaweza kugenda utatubwira amenyera kanigende usubiye muri ya modoka yawe se wowe usubiye muri ya modoka ndi modoka nose muranshaka iki muri munsi mwakoresheje uriya uyu nguyu Dusayimane Emmanuel nibwo muzamenya ko Afrimax yitwa Faramama nari ngukumbuye cyane oya ntabwo bihagije mana kabisa mwamye ni hehe tangiye kongora imbere yanjye koporo yes sir zana mikrofone yanjye ngani muganire none se ruwa yaho mwaka y'imibare badoye warayikoze nayikoze ninjira ariko Celestin kumwuzuza biragoye Celestin yitwa Nduwa Yezu Celestin mu Muislamu wa mujinga yitwa Bob yajyaga mukoresha kuri hano mu rugo none se ruwa nawe uracyakunda guterana kwa Gitwaza ukuntu ngiye amaterano ya sayiri nyakunda yego ndacyabikunda Gitwaza indi yitwa nde Gitwaza Joshua abizi neza ko yitwa Joshua nukuri ko Imana yitwa Joshua mukora izina ry'Imana mu binyoma yaneze twike ntobare ego
ubu ushobora guca umuntu umutwe bakawujyana bakawugarura akongera akaba umuntu rwose baba ngo kirizi imwe kwemera kimwe kirizi imwe imana imwe imana y'ubyeyi kwemera kimwe ndatambuka bakagira bati dore cya cyana cya kivumbi cya cyana icyo ntazi icyana cyarenzwe n'ivumbi n'ikicari wabo gikunda gasozi ngo ni cya cyana cy'ingeso mbi nticyogosha gifite ibisatsi nkeka ari ikijura kinasa nabi cyahunze iwabo ngo kinanywa ibimogi barababeshya bakabacuruza ariko muzanyereka ifoto y'umuhungu wambaye ubusa yashyize kuri Instagram cyangwa hehe nabyo niriya ni gender issue nibyo birangira bavuga ko nyine ntitwababwiye se ko abakobwa ari ibigoryi ari bicucu rero nanjye iriya foto yaransakurije cyane ituma ntanareba ntanumva iyo ndirimbo buretse nze mbese niyo modoka tubwiraga ni ngiyi oya ye none singi ko tuzi kugiye kwitwara cyangwa bibareba tugende shoferi niwe shoferi uyu niwe shoferi wawe ubu yaje ari gusoma akantu wicara hano ukamutegereza ni cyane nkamutegereza araguhemba se aramemba n'akazi ubu iyi niyo modoka umutwaramo iyi niyo modoka nimutwaramo ntabwo bifata Austin ngo ugiye kumushyira ku bishushanyo by'abana ngo yamamaze umwana ni ukujya areba koko nido Austin niyo umubonye muri rake boye kubera ari umweru tu ugibana umufuka w'amakara uyitwaye ariko imodoka z'abantu zigenda zibagaragaza Fred nawe nakubwire nk'iya rutura ngiya rutura iriya modoka ya rutura buriya irasekeje byatari kariya kamodoka gashobora guteza ambutiyaje abapolisi babiri bakagaterura bakagashyira hakurya y'umuhanda. Amashoka twaratanze ku cyumweru kwirirwa aho turi bazima turoga turaryama tugeze mu cyumba dusanga nta bukobwa ngifite. Mu gitondo kuwa mbere abyuka ajya mu mirimo ye nanjye nsigaraho araza saa sita aravuga ati ariko burya byari bigenze gute. Tugiye kureba twasanze tamenya ko nigeze mba umukobwa ariko nashaka kwituma ibyoroshye bigakunda ariko umuziro nuko nza kujya gushaka gukina kubaka urugo. Nagera mu gihe cyo kubaka urugo wasangaga umubiri wose umeze kimwe utamenya ko higeze umukobwa ariko umugabo yareba agasanga ni umugabo wenyine wagiraga ikibazo. Iyo amafaranga nagari ya bas ujye iyo mafaranga yande shanje we tugende kama nagari kushaka sira kanya ndaje gatoya ako nditonda nagira nditonda Reba oya mbabarira undebera uburyo niyoroheje ibintu byose bankoreye agasaza nka kariya nkemera nkanga kurema intambara ni wanje sureba imitwe yankubise ibiki ushaka kujya wenda ndumunyantege no sinyintege usko mfite ubwoba ko ugiye kumukubita oya sintege nje uriya nakubwiye nti navuga se umukobwa turakundana arankunda naye nkamukunda ubu nkubite se nkubite papa we imbere nuko niyoroheje kuri ahubwo dushaka ndazatubananira kuko hano papa agira amahane byazanarimba ukamukubita kandi ntabishaka uri kuvuga nkaho yanabazengereje ubajya nagutegeka shanga ubyuka ukora ubajya nagutegeka njya numva ababyeyi babyivugisha ubu nawe ajya kubwira yitwaje ngo umusirikare ngo ubyuke ukora reka nkubwire use mukubita use numukubita ndabizi ko byabyaye intambara jewe sinzi ikintu ni umusirikare yego ariko ntange ibintu bya kungufu bya karate iyi ngo murayibona amatiyeri se nibwo nigenda amatiyeri uyu mugeraho
Matiyeri wisi boss uri kumamagara ndamukurikiye si boss uri kumamagara uyu nguyu kobwa wenda bo kuko abakobwa bo barabatuka barabibona ntako ariko ugasanga ahubwo nibyo batera courage waruzi ko natwe ariko bitugeraho bikatugiraho ingaruka mwebwe mutiye mbitse ubusa bitugiraho ingaruka noneho hari nk'umukobwa ubona ukabona ukumva baramubajije ugira urukundo ukumva ngo ku munsi akatondagura abantu yabonanye nabo noneho ukumva hariya ahantu bari kuhavuga nk'ahantu hasanzwe kandi fagiti nta hantu rwose kabyaranye none ukuntu uhishe hariya ahantu wahise uhisha n'ukuntu wari wateguye igitanda uriya munsi sheri wagiye kuza kugusura fagiti yungaremo umuhanzi inzi ni uriya witwa Diamond inde Diamond